Mwaneza mbanje kubasuzuma none ijambo y'umuhirwa hino. Uyu munsi tugiye kureba ibintu bibiri by'ingenzi. Agakiza cyangwa se ubuyobe. Iyo wakira agakiza uko wumva umeze usabanye n'Imana, ukagira igitinyiro cy'Imana, ukanga ikibi, ugahitamo gusoma ijambo ry'Imana, ikaguha ubwenge n'ubushobozi bwo kumva ibintu, aho uba uhisemo Imana. Ariko hari n'ubwo ushobora guhitamo ubuyobe, waba ubizi cyangwa utabizi. Kuba utabizi ni uburangare bwo kumva ko ibintu byose ku isi ari mahwi bimeze neza, ariko ukirengagiza ko umwanzi Satani intwaro ya mbere akoresha ni ukuyobya abantu akoresheje kubeshya no gufata abantu bugwate kugira ngo abigarurire, akabashyira mu mwijima uhoraho kandi utazigera ubavaho iteka. Niyo mpamvu rero ntabwo ushobora gukurikira ibintu byo gukora bibiri, gukurikira agakiza cyangwa gukurikira ubuyobe icyarimwe. Uhitamo kimwe ukagikurikira, kandi iyo uri mu gakiza cyane cyane, sinzi iyo uri mu buyobe nibwo ubimenya, kuko hari ushobora kuba mu buyobe ntubimenye ukibwira ngo uri kumwe n'Imana kandi Imana itakumva itakuzi kubera ko utari kuyikurikira, kubera ko nta gakiza ufite. Ariko iyo ufite agakiza uba uzi neza ko uri kumwe n'Imana uyikurikiye. Iyo uri mu buyobe ujya kujyamo cyangwa se n'umuntu uri mu buyobe ushobora kubibona ukabimenya. Niyo mpamvu rero nababwira nti kanguka uhitemo neza, kuko iyi si tuzi ko yahawe Satani, niwe uyiyoboye, kandi Satani yaje yigize nk'umumarayika w'urumuri, ashinga insengero zisenga ibigirwamana, ibishushanyo n'iki byose. Ariko noneho kubera ko abantu babeshywe bagashyirwa mu cyeragati cy'ibinyoma bya Satani, bumva ko bakurikiye Imana. Nibyo bintu bibabaza Imana cyane muri ino minsi, kandi benshi abandi n'abamagana ngo bayikurikire baranze. Kubera ubwo Imana rero nayo yaravuze ati ndabareka Satani abigarurire abarimbure. Niyo mpamvu Satani nakubwira ngo nyura aha ugasanga iyo nzira irimo iranyuramo benshi, ahubwo uzanyura inzira ibusanye n'iyo. Okay? Niko bigomba kumera, kandi Imana iguha ubwenge bwo kureba ibiba ukabyitaza, ukabanza ukitegereza, nyuma noneho ugashungura n'ijambo ry'Imana uko rikubwira n'umwuka wera uko akubwira, ugahitamo gukurikira inzira ihabanye n'inzira ya Satani. Nuko rero bigomba kugenda. Impamvu rero abantu bavuga ngo bakunda Imana barimo barakurikira ubuyobe cyane ni ukubera iki? Ni ukubera ko icyambere cyo banze kumvira Imana, harimo gutera agati mu ryinyo, harimo kutita ku bintu, noneho bakumva ko ibintu byose by'abantu benshi bakurikiye nibyo bizima. Kandi Bibiliya itubwira neza ko ibikurikirwa na benshi, kandi ukubwira ngo aje kugukiza uzamenye ko aje kugusenya, ahubwo aje kukurundura. Niyo mpamvu rero ushobora kubona ibintu bikurikira benshi nawe ugakurikira, uzi ngo niho ibintu biri kandi ari ibintu bikuruha mu bwonko. Banza witaze urebe nk'uko nakubwiye, noneho usaba umwuka wera akumurikire akwereke ibiri byo, maze witaze ibijya gukuruha ngo bikuyobye cyangwa bigushyire mu kangaratete n'akaga utazivanamo. Kumva ibintu, kugira ngo wumve ibintu rero, ni kwa guhora mu ijambo, ugahora buri gihe amaso yawe arangamira iby'ijuru aho kurangamira iby'isi. Buri gihe ugahora wibaza, Mana niki yishyura ibihumbi, Mana nyungura ubwenge, Mana n'iki n'iki. None buri gihe ugahora ufite inyota yo kumenya ibintu bivuye ku Mana. Uko niko Imana igenda ikuvunguraho gake gake, ukagenda ugira ubumenyi n'ubushobozi bwo kumva no kubona ibintu, aho ukanabibona bitabyanaho. Nuko rero ugomba kubibona cyane cyane ujya mu ijambo ry'Imana, uhoza amaso ku Mana, uyisaba buri gihe ubibwira, Mana sinshoboye, mfasha umpe kumva no gusobanukirwa ibintu. Nuko bigenda, kandi Imana iyo isezeranyije ikintu ntabwo igiteza ukabona gato ntibishoboka. Tuzi ko kera twari twumva abantu bakijijwe tukabaseka, barimo baratubwira ngo nyamara turi mu bihe bya nyuma. Turi mu bihe bya nyuma, abantu bakijijwe bakavuga ngo turi mu bihe bya nyuma.
ariko kubera imyaka batangiye bavuga ngo turi mu bihe bya nyuma, imyaka 1000 irashize, no ku bwa Yesu Kristo baravuga ngo turi mu bihe bya nyuma. Mwibuke Kristo yarababwiye ati iminsi ya nyuma, ibihe bya nyuma biregereje. Ariko nk'umuntu nk'abantu tubyumva ko byabaye imyaka myinshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi, ariko ku Mana wibuke ko imyaka 1000 ari umunsi umwe. Bivuze ngo Imana itubwira ijambo ryayo ko ibihe byegereje, ibireba nk'Imana nyine, ntabwo ibireba nk'abantu. Twebwe iyo turebye nk'abantu tukavuga imyaka 100 yavuze baririmba ngo ibihe bya nyuma, imyaka 50 yashize 20, babandi rero bavuga ngo ibihe bya nyuma rero uko babaye. Ni ukuvuga ngo abantu nyine iyo barebye ibintu nk'abantu bakabona bya bihe baririmba ngo ntabwo biragerwaho, niyo mpamvu bacika intege bagatangira gusekwa n'aba bandi babwiriza. Niyo mpamvu nkanjye ubu ngubu nagize Imana ndavuga nti ndi mu gakiza, ariko nzi ko ibihe bya nyuma turi mu bishobora gufata imyaka 50, bishobora no gufata imyaka 100, bishobora no kuzaza ntakiriho ye, ariko nkamenya nti ndaguma mu ijambo ry'Imana, noneho ndimenye neza ndisobanukirwe nimba bavuze ibihe bya nyuma, ndebere mu ndorerwamo Imana ireberamo ibihe, mbashe kubara nk'uko Imana itubwira mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo niba ufite ubwenge bara uwo mubare. Ushobora kubara umubare w'umuntu waba ubaye inyamaswa, cyangwa se ukabara n'imyaka ubariye nk'uko Imana ibibona, atari ukubarira nk'uko umuntu. Uko rero iyo ubaze nk'uko Imana ibibona, ntabwo ucika intege, mbese biboneka kose, ahubwo ugira umuhate wo kuvuga uti ibi bintu Imana yavuze, reka noneho ahubwo njyewe nkore neza, nkore nemera ibyo Imana imbwira, noneho ibyo bihe bya nyuma nibitaransanga ahubwo bizansange ndi kumwe n'Imana. Ahubwo urumva ni ugomba kubibona, ntabwo no kuvuga uti ndabona mu isi kanaka bimeze gutya, kanaka bimeze gutya, urebere muri ibintu by'imyaka 50, 100 itanarenga. Nta kuntu wafata ibintu by'igihe cyose, eternity, ngo ibarire mu myaka 100 bishoboke. Ntabwo ushobora gufata ibintu by'ibihe byose by'ubuziraherezo bitazashira ngo bibarire mu myaka 100 bishoboke. Nicyo kintu gituma abantu benshi bacika intege bakava mu gakiza, kubera ko bafata ibintu Imana yavuze bizabaho ubuziraherezo bakabibarira mu myaka 100, none mu myaka 10 babona bidasoje bagahita bivamo. Ntabwo bafata imyaka 10 ngo igereranye na eternity, n'igihe cy'igihe cyose kidashira kitageraho. Niyo mpamvu rero ubu ngubu Imana irimo irazamura abantu bumva neza ibintu uko bimeze. Tugomba kwihangana tukareba ko ahubwo n'imyaka 1000 ishobora gushira, kuko imyaka 1000 ntabwo tuyibarira ahangaha muri iyi si, tuyibarira na nyuma y'ubuzima, muri iyo myaka yindi izabaho, cyangwa abagiye bategereje imyaka yose y'iki gihe cyose babayeho bati bakoresheje igihe cyabo gute. Ni ukuvuga ngo natwe igihe cyacu tugomba kugikoresha neza, kugira ngo tutakwa mu mutego w'abandi bagiye babamo batubanjije bacika intege bavuga bati ibihe birarambiranye. Ibihe ntibirambiranye, ibihe ntibirambiranye, ahubwo ntabwo byari byatangira. Ntabwo ibihe birambiranye, ibihe ntibiratangira, barira ibihe nk'uko Imana ibabara. Ukoresha ijambo ry'Imana, wibara ibihe nk'umuntu, kuko nubara ibihe nk'umuntu uzacika intege uve mu gakiza. Bari ibihe nk'uko Imana ibibara, bityo bizagufasha kuguma mu gakiza ibihe byose n'ubuziraherezo. Amen. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.